nongeye kubasuhuza mwebwe inshuti zacu mudahema kutwiga ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubazanira. Munyemerere mbahe ikaze twinjire muri aya makuru n'ubundi aramutse avugwa mu gihugu cya Democratic Republic of Congo, ubwo ndavuga DRC. Amakuru aramutse avugwa ni intambara n'ubundi ikivugwa mu burasirazuba bwa kiriya gihugu, aho ihanganishije umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC. Amakuru y'iki gitondo cyangwa se amakuru y'uyu munsi, ubwo ndavuga tariki 6 ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Amakuru aramutse nuko ngo inyeshyamba za M23 zamaze gufata umujyi wa Masisi cyangwa se zamaje kwinjira mu mujyi wa Masisi rwose. Ubu ngubu ikiri kuvugwa nuko nyine izi nyeshyamba arizo ziri gukontorora umujyi wa Masisi ndetse n'inzira zose ziwuganaho. Abasesenguzi mu bijyanye n'intambara bavuga ko strategy cyangwa se purpose, intego y'izi nyeshyamba babona ari uko zishaka gufata umujyi wa Goma, kuko utwo duce ziri kugenda zigarurira dukikije umujyi wa Goma. Ubwo Goma ni intara nyine ya Goma, ni umujyi wa Goma ufatiye runini igihugu cya DRC n'ibindi bihugu, kuko buriya Goma ni umujyi munini ubukorerwamo ibikorwa byinshi by'iterambere bigiye bitandukanye. Rero ku ruhande rwa M23 ibashije kwigarurira byaba ikibazo kuri leta ya Tshisekedi. Abahanga bavuga ko M23 n'ubundi ikomeje kwavansa cyangwa se ikomeje ibikorwa byayo byo kwihagararaho ndetse no gukomeza kurayizinga cyangwa se kwagura imbibi baba bafite. Babivugaga bashingiye ku ifatwa ry'umujyi wa Masisi, aho tuvugana ubu rwose ng'ingabo cyangwa se inyeshyamba za M23 arizo ziri gukontorora umujyi wa Masisi uri mu nkengero y'umujyi wa Goma. Iki kibazo cyo muri Congo ni ikibazo kinini cyangwa se ni ikibazo gikomeye kinateye inkeke isi muri rusange, kuko iyo urebye cyangwa se abasesenguzi bavuga ko ibi bintu bishobora kubyara ibyago bikomeye. Ubwo babivugaga bashingiye ku byagiye biba mu region yacu, ubwo ndavuga East Africa. Babivugaga bashingiye nyine kuri jenoside yagiye ikorwa hagana mu 1994 ubwo yakorerwaga abatutsi mu Rwanda. Bakavuga ko n'ubundi niba ntagikozwe n'ubundi muri Congo naho ishobora n'ubundi gukorwa, kuko n'ubundi mu Rwanda ni kuri byatangiye leta ishishikariza gutsemba ubwoko bumwe, kandi no muri Congo nabyo nuko nguko ugasanga nyine abantu bibasiye ubwoko runaka. Muri Congo nabyo nuko iyo urebye neza ubona ari nkacyo kiri gukorwa cyangwa se kiri kwigishwa, kuko niba ubona abantu bahuje umugambi bifata bagahiga ikindi kiremwa muntu bakumva bagitsemba neza ku isi, nabyo byaganisha kuri jenoside, kuko ubona ko ari ibintu biba bifite urwangano ndengakamere. Nimba ubona abantu birara mu nsengero z'abantu basengamo bakazisakambura bakazangiza, aba ari ibintu nyine ubona ko bifite ubugome ndengakamere buganisha nyine kuri jenoside. Ibi ngibi abashakashatsi cyangwa se inzobere mu bijyanye n'intambara bavuze ko bishobora kuba byatangiye hagana
mu bihumbi 2012 ubwo nyine ubwoko bw'abatutsi bwibasirwaga n'ubwoko bw'abahutu ndetse n'abakongomani, bugatangira kuvyora cyangwa se bugatangira kuhohotera ubwoko bw'abatutsi babaga muri icyo gihugu cya Kongo mu bihumbi 2012, bakabangiriza ibyabo ndetse nyine bagahonyora n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ari nabyo byahagurukije ingabo cyangwa se groupe ya M23 mu kujya guharanira uburenganzira bw'abantu. Ubwo ndavuga ubwoko bw'abatutsi bwahonyorwaga n'abo ngabo abahutu ndetse n'abakongomani, bavyoraga cyangwa se bahonyoraga uburenganzira bw'ubwo bwoko bundi mvuze haruguru. M23 ihaguruka kurwanira ubwoko bw'abatutsi bahonyorwaga cyangwa se babuzwaga uburenganzira mu gihugu cyabo. Bitangira gutyo gusa bakajya bakora ibiganiro, bigatanga agahenge, ukabona ko ibintu biri kujya mu buryo. Gusagana mu bihumbi 2021 I think nibwo M23 n'ubundi yabonye ko ibyo basinyanye cyangwa se ibyo bemeranijwe bitari gushyirwa mu ngiro, yongera kubura imirwano cyangwa se yongera gushaka ko ibintu byajya mu buryo. Ubwo ndavuga nyine kongera kudefanda ku burenganzira bwabo no kurwanira abantu bayo. Ubwo nyine yeguraga intwaro ikongera ikarwanira uburenganzira bw'abantu babo. Nibwo intambara yongeye kuvugwa cyangwa se yongeye kuzuka, ubwo nyine abantu benshi bahunze, bamwe bava mu byabo ndetse n'abandi barapfa birumvikana. Bagerageje gukora imishyikirano, gusa ibyo bemeranyaga mu mishyikirano ntabwo byazaga ngo bishyirwe mu ngiro. M23 ikikoma leta iyobowe na Tshisekedi Antoine kutubahiriza ibyo baba bagiranye mu masezerano, ikavuga ko guverinoma ya Kinshasa idashaka amahoro mu gihugu cyabo. Ibi M23 rero ikavuga ko niba leta idashaka amahoro, ubwo igikurikiye hari intambara, kuko ngo nabo bashaka uburenganzira kimwe nk'abanyekongo, kuko n'abanyekongo nabo. Ndagushimiye wowe ukomeje kubana natwe, komeza ugira ibihe byiza. Ciao ciao.